Icyo rero akaba ari igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu, tukaba tugiye kwerekeza mu gice cyacu cya gatatu cy'ikiganiro aho twakira abatumirwa batandukanye. Reka tugaruke tubakira ari nako twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hano ni kuri Interview FM radio ivugira online. Okay. Murakoze. Ni Clementine. Mu karere ka Gakeze. Yego. Muri iyi minsi kubarizwa mu muziki, ndirimba gospel. Uko nguko twibwiye nk'abantu basanzwe. Sinzi niba twatukugoye noneho duhise twinjiramo kubera ko turaganira gatoya ku muziki. Uramutse uhise twibwira noneho kwa kundi abantu babahanze mubwira abantu. Okay. Hallelujah. Asimizina ya Yesu itubaya. Hallelujah. Asimizina ya Yesu itubaya. Amen cyane. Murakoze cyane. Nizere ko n'abakunzi ba Interview FM twari dutangiye kujya mu mwuka. Okay, byiza cyane. Hanyuma kubera iki wahisemo kuririmba gospel? Gospel ni ibintu nkunda cyane, ni ibintu natangiye nkiri umwana. Yego. Ku myaka 7 muri Sunday school. Yego. Ndabikunda cyane, ariko nanone hari byinshi nanyuzemo binyatira kumva naririmba Imana nkayishima kuko byakabaye byaratwabuze mbikunda cyariho. Usanze ari ngombwa ko nshima Imana. Wahisemo kuririmba gospel bigendanye n'amateka yawe? Yego. Watangiye kuririmba ufite imyaka ingahe? Natangiye kuririmba mfite imyaka 7 muri Sunday school. Hanyuma kugeza kuri ubu ngubu ufite hari indirimbo zagiye hanze cyangwa? Muri mwaka wa 2020 nkozemo indirimbo 4. Yego. Video no kuri YouTube ziriho. Kuri YouTube kugira ngo tubijyanire rimwe hitubwira abakunzi bawe n'abari Interview amazina ukoresha kuri YouTube. Kuri YouTube nkoresha amazina yanjye irakiza Clementine, noneho kugira byoroheze zihite ziboneka wongeraho lyrics bitabizaho byose. Lyrics. Yeah, babyumve neza ni Irakiza Clementine lyrics, umuhanzikazi nyarwanda uririmba indirimbo za gospel. Bahagere banakore subscribe niba byose. Hanyuma tugarutse ku muziki wawe. Umuziki wawe wawuhaye iyihe ntego? Umuziki wawe wawuhaye iyihe ntego? Intego yanjye no kugira ngo ubutumwa bwiza ku bantu abari bihebye bumve ko Imana itabaretse. Ni ngombwa rwego no gutambutsa ubutumwa bwiza kugira ngo mpumurize n'abandi bihebye bumva ko Imana yabaretse, bumve ko Imana ikiriho kandi ibasha gukora cyane ibirenze ibyo twebwe twibwira. Kugeza kuri ubu ngubu amafaranga ushora mu muziki yaba ari amafaranga yawe ubwawe, ni amafaranga y'umuryango, ufite abaterankunga, bihagaze bite? Ntabwo ari abaterankunga cyane ko nabo mfite, ntabwo ari ababyeyi cyangwa umuryango, amafaranga n'ayanjye ku giti cyanjye.
iyo witegereje akenshi iyo turi gukora, sinzi niba wenda wowe umuziki wawe ukora nko kugira ufasha abantu, cyangwa se niba witeguye inyungu yazava mu muziki ukaba wakugirira akamaro, ukagira aho gukura, ukagira n'ahandi gushira. icyo kibazo kiragoye, ariko reka nkivugeho gato. purpose ya mbere ni ukugira ngo ntambutse ubutumwa bwiza. Yego. Inyungu ntawanga inyungu, ariko nanone njye ntabwo ariyo ntego, cyane ko abaterankunga babonetse umuntu ntiyabyanga, kuko mfite indirimbo nyinshi ntarabonera ubushobozi bwo gusohora, ariko zihari zanditse. Burya biba byiza n'iyo indirimbo yikorewe ikabona na video nayo bikenewe. Ntabwo umuntu yabyanga, nyine abo baterankunga babonetse n'iki, ariko nanone intego ya mbere ni ugutambutsa ubutumwa bwiza, nta zindi nyungu zindi. Iki ni ikiganiro The Closing Border Show, cyumva n'abantu ku isi hose, radiyo yumva n'abantu batandukanye bari hirya no hino. Turi kumwe n'umuhanzikazi nyarwanda uririmba gospel witwa Irakiza Clementine, sibyo? Yego. Ufite indirimbo nziza cyane. Indirimbo yanyu muheruka gusohora yitwa gute? Yitwa Aduhora Hafi. Aduhora Hafi. Yego. Bitabagoye mwatwumvishaho? Okay. Ntiyadutereranye ntazadutererana, ahora tubera amaso Yesu arashoboye. Ubwo turuswa muri urugendo, Yesu aduhora hafi. Nubwo intambara ari nyinshi, Yesu aduhora hafi. Wow. Murakoze cyane. Abakunzi babyumve, turi mu mavuta cyane. Kuri uyu munsi twagize amahirwe, ni Richline FM, radio ivugira online. Hanyuma Clementine, tugana ku musozo, iyo witegereje indirimbo ziririmbirwa Imana mu Rwanda, ubona zigeze ku ruhe rwego? Ni uruhe rwego mwifuza yuko zageraho? Urebye indirimbo ziririmbirwa Imana, nyine akenshi kubera abantu babikora ari nko gutambutsa ubutumwa bwiza, nta zindi nyungu babigezemo, uba ubona navuga ngo ntabwo bihabwa agaciro cyane nk'uko izindi zihabwa agaciro cyane. Ariko burya naje gusanga ziriya ndirimbo n'undi uwo ari we wese udakunda no gusenga, ndakeka hari uwumva gospel akavuga ati kabisa ba bantu nyine agafashwamo gake, n'ubwo wenda badakunda gusenga, ariko ndakeka gospel ni indirimbo n'abantu kenshi cyane, n'ubwo wenda zitari hejuru cyane nk'uko izindi ziba zikunzwe, ariko uyumvise ahita yumva agiye muri mood. Yego. Ni hehe mwifuza rero yuko zagera? Byose navuga ni nk'ubuvugizi. Yego. Nka kuriya ziriya ndirimbo zindi zivurwa amarushanwa n'iki, ubona byahawe umwanya cyane. Numva n'abahanzi ba gospel bakorerwa ubuvugizi nabo igihe kikagera, impano zabo zikajya ahagaragara nka kuriya, na ziriya ndirimbo zindi baba babihaye umwanya cyane, bakazitegurira amarushanwa, ibintu nk'ibi. Hanyuma ukiri umwana, umuhanzi wakundaga waririmba gospel, ushobora no kubana n'ubu ari your favorite musician, ni uwo? Nkunda Papi Clever cyane. Yego. Papi Clever w'Musanze? Papi Clever uri ukunda gukora indirimbo za morning, akora morning prayer. Buriya naramukoze cyane, n'indirimbo ya mbere nakoze nanjye ni Kantike, niyo nahereyeho kubera Papi Clever ni role model wanjye. Niyo nahereyeho indirimbo y'2023. Indirimbo y'2023 Muzagakiza.
nabo ngaba ariko cyane cyane Papi Clever niwe muntu nkunda cyane, ni nawe watumye nkunda gospel cyane. Papi Clever twanamusuhuje cyane. Hanyuma ndamusuhuje cyane n'abadamu we, ni ukuri ndabakunda cyane. tunakomerezaho usuhuza abandi bantu bakeya tugana ku musozo. Yego, ndongera nkasuhuza rimwe Gahongayire niba hari nawe anyumva. Narakumva cyane. Nkasuhuza umuryango wanjye. Yego. Nkasuhuza Vava kuri radiyo Naji Musanze. Yego. Nawe ndagusuhuje cyane, n'abanyamakuru bo kuri radiyo Huguka nabo ndabasuhuje cyane, bakora muri Gospel Talent Show ndabasuhuje. Nongeye nsuhuje Pastor Aime Yego. Gisozi. Yego. N'abashumba aho baherereye bose bo muri ADEPR ndabasuhuje cyane. Ari nawe usengera? Yego, niho nsengera, nanjye dadi wanjye ni umushumba muri ADEPR. Uri n'umushumba muri ADEPR? Yego. Wow. Ni byiza cyane. Hanyuma turimo turagana ku musozo Clementine. Yego. Ndashaka ngo uhe ubutumwa burimo ubwo ibice bibiri, abakunzi bawe n'abakunzi ba gospel muri rusange. Ni ikihe kintu wabwira abakunzi bawe b'umuziki muri rusange? Hanyuma uradusoreza n'isomo rijya rigufasha muri Bibiliya, iryo ngiryo rirumvwa n'abantu bose, abakunzi ba gospel, abakunzi ba Richline, abakunzi bawe ndetse n'abantu muri rusange. Murakoze. Isomo nahera ku bakunzi banjye nabaha. Yego. Ubutumwa nabaha ni uko bakunda cyane, kandi ni ukuri biteguye gukomeza kubaha indirimbo, ntabwo bazigera bambura. Bakomeza gufatanya muri byose, gusengerana nicyo cy'ibanze. Yego. Muri iyi minsi ntabwo byoroshye, twese dushize hamwe tukajya dufatanya gusengerana, nabo bakajya bansengera Imana ikanyangisha imbaraga. Noneho ku baririmbyi ba gospel, ubutumwa nabaha, bakunda cyane, bakomeze bakora umurimo w'iyabatumye, babikore batagendeye ngo ese inyungu turakuramo niyi, ahubwo barindire bamenye ngo iyo bakorera mbese irabishimira, ese izabahimba. Ibyo bakora bibarimo, ibyo baririmba bibarimo. Ubundi icyaba aricyo bajya basize imbere bareba ngo ese ibi bintu ndirimba bindimo koko, ubutumwa ndi gutanga njyewe uwareba yasanga ariko biri, yasanga ibyo mvuga nanjye mbikora, ibyo mvuga nibyo nkora. Yego. Ndumva abarinzi ba gospel ubwo butumwa naba. Hanyuma kugira ngo dusoze neza, nk'abantu bari kumwe n'umuhanzikazi nyarwanda uririmba indirimbo zaririmbiwe Imana kandi w'umushumba, ntabwo nari nkazi. Ntabwo nari nkazi. Nagiraga ngo mu rugendo rukomeye wanyuzemo ndetse na n'ubu ukirimo, udusangiza isomo ryo muri Bibiliya rya rindi rijya rigukomeza iyo ugeze mu bintu bikomeye, ahagoye, kugira ngo n'abandi bantu, abakunzi ba Richline FM bari mu bibazo bajya bagira ahantu bakiheba, nabo iryo somo nabo ribagira akamaro, rijye ribakomeza. Hanyuma uraza kuduhitiramo agace gato k'indirimbo ukunda cyane gusumbya izindi, uturimbiraho gato maze dusoze. Sorry gato, ntabwo ari njye mushumba, papa wanjye niwe mushumba muri ADEPR. Papa wawe ni umushumba muri ADEPR? Okay. Noneho isomo nkunda ryo muri Bibiliya. Yego. Riri muri Yoweri. Yego. Ibice bibiri, umurongo wa 24 na 25. Yego. Haranditse ngo imbuga zizatendezwaho ingano, kandi imifurizo ya vino n'amavuta yerayo isesekare. Nzabashumbusha imyaka inzige zariye n'iyariwe n'uburima n'ubuzucya n'akagungu, zangabo zanjye zikomeye nabateje, kandi muzarya muhaga muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu, kuko yabakoreye ibitangaza, kandi ubwoko bwanjye ntibuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Amen.
iri jambo ndarikunda cyane kuko byarankomeje cyane, hari byinshi nabuze nahombye nkiraho sinibanga sinabihisha mfite umwana. Yego. Rero umwana w'umugisha uburyo yajemo iri jambo niryo ryankomeje bimpa kuba namurera bakaba ageze imyaka 7. Iri jambo ku bitogiye yavuka niryo ryamugenda rinkomeza. Tunamusuhuze cyane. Ibyo nabuze byose Imana izabinshumbusha kandi mu gihe gikwiriye. Tunamusuhuze cyane umwana. Ndamusuhuje cyane umukobwa wanjye Gasaro, ndamusuhuje cyane. N'umuryango we ba nyirasenge bari i Kigali nabo ndabasuhuje cyane. Hanyuma ijambo rikomeye cyane riri muri Yoweri ry'uko ibyo twavuze byose Imana ihari kugira ngo izadushumbushe. Noneho dusoza twagira ngo dusoze muri bwa buryo twatangiyemo abahanzi, turebera indirimbo ukunda cyane kurusha izindi amagambo, hanyuma uturirimbire aho agace gatoya, hanyuma dusoze. Indirimbo nkunda cyane niyo nakuze kora Patrick imva yo nababwiye nahereyeho ya Kansike. Yego. Nze kuba naririmbamo igice kimwe na refre. Yego. Yesu ni wowe utambonemo amahoro n'imbaga, najyaga nyashaka sinyabone nkasuru n'umutima iteka, none ni Yesu mazawe niwe ari bizina nendera ubugingo n'umunezero ibonekera. Amina cyane. Nizere ko urakoze cyane, twafashijwe kandi twishimiye umwanya mwaduhaye. Twizere yuko ubutumwa bwanyu buzakomeza kugera no ku bandi, buzakomeza no gufasha abanyarwanda muri rusange ndetse n'abandi bose bumva indirimbo zanyu, kandi Imana ikomeze ibagure. Mwakoze kubw'uyu mwanya. Hello. Mwakoze cyane, Imana abahe umugisha. Yego. Abaye nta kindi kintu mwumva kibari ku mutima mwavuga twasoza. Yego, mwakoze cyane, ndumva nta kindi, ibyo birangije gusa n'abakunzi banje aho bari bose bankurikirana. Hari akaririmbo nkunda cyane nshaka kubaha akantu gato cyane, akantu gato. Nta kibazo. Kabashimisha, ndabakunda cyane. Yego. Mamavuta itabaza Mwami wanje murentaka, ubwo uzaza uzabone kure, Mwami wanje tuzajyane. Wow. Murakoze cyane. Murakoze namwe, Imana ibahe umugisha kandi mugire umunsi mwiza. Sawa namwe babiri. Yari Irakiza Clementine muri Closing Border Show. Twitwazamutse mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Gakenke, ngira ngo Bobo wabyumvishe ko abaririmbira Imana nabo turagenda tukabageraho, kandi twizere yuko abakunzi bacu baryohewe. Hanyuma ibiganiro ndetse na Closing Border Show nakagaruka ntaho tutazabagerera.
Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibagure, waba ubabaye, waba ufite ikibazo runaka, wihangane, byose Imana irabikora. Usenge Imana izadushoboza. Yari Rugamba, Imana ibane namwe kandi mukomeze gukurikira Richline FM online radio. Urakwiriye mwami, ukwiriye kubahwa, neza yawe twarayibonye, urahambaye. Twazamuza imisozi, tumanuka ibibaya, mwami twarakubonye muri urwo rugendo. Mwene data, niki gitumye wiheba kandi dufite Imana iturengera ikatwitaho? Nukuri dufite ibihamya twarayibonye. None mwene data, niki gitumye wiheba kandi dufite Imana iturengera ikatwitaho? Nukuri dufite ibihamya twarayibonye. Urakwiriye mwami, ukwiriye kubahwa, neza yawe twarayibonye, urahambaye. Twazamuza imisozi, tumanuka ibibaya, mwami twarakubonye muri urwo rugendo. Kuvuga, guhamya no gutangaza uburyo utubera amaso. Na rimwe nagutakiye wowe ngo unyirengagize. Na kimwe cyambuza kuvuga, guhamya no gutangaza uburyo utubera amaso. Na rimwe nagutakiye wowe ngo unyirengagize. Tuzamuye amashimwe yawe Mana, urakwiriye. Tuzamuye amashimwe yawe Mana, urakwiriye. Tuzamuye amashimwe, urakwiriye. Tuzamuye amashimwe yawe Mana, urakwiriye. Tuzamuye, urakwiriye. Tuzamuye amashimwe yawe Mana, urakwiriye. Tuzamuye amashimwe yawe Mana, urakwiriye. Tuzamuye amashimwe yawe Mana, urakwiriye. This is the one for fun and entertainment. The one.